kwamamara bimwe byiza bihindura ubuzima bw'abandi ni iby'agaciro. Uru rw'Agasabo dutuye hari benshi bagiye bahindurwa ubuzima n'ibyo byamamare, yewe biranakwiye ko tubavuga ibigwi bakiriho. Ubwamamare bwabo buza mu buryo butandukanye, bamwe buba imbuto z'ibyo bakora bigahuza n'inzozi zabo bahoranye mu buto bwabo. Uyu Mutesi Tutanituze Mutesi Jolly twamumenye ndetse dutangira kumwumva mu irushanwa rya Nyampinga w'u Rwanda 2016, yewe aza no kuryegukana. Kugeza ubu benshi turamuzi, ibyo akora ni byiza turabishima. Nyabusa Jolly, udusuhurize bashuti bawe bamwe banyuze aho twakumenyeye, udusuhurize Nyampinga w'u Rwanda uyu wakubanjirije Bahati Grace, udusuhurize Kundwa Dorian, Iradukunda Elsa, bazi nawe Liliane, uwo mwiza ni mwiza Megan, udusuhurize Nishimwe Naomi. Ariko ntabwo yarya cyane kurusha ariko bari babaje oya baranyanga ni bibi. Secret memory. Keep the memory. Nyiri muto najyaga nibaza ese ubundi inzira nifuza kunyura niyo? Cyari ikibazo nibazaga koko, ariko nyuma naje kukibonera igisubizo. Iyi nzira niyo. Gusa nibyo ari byoroshye kubona ko bishoboka, kugeza igihe umwe mu nshuti zanjye yanyandikiraga akambwira ati tariki ya 10 ukwezi kwa 8 umwaka 2019 hazaba irushanwa ry'abanyempano mu muziki n'itangazamakuru, bya bindi nakundaga kuva kera nyiri muto. Uwo munsi wari umunsi udasanzwe, ni nawo munsi nemeye ko inzozi zanjye zigiye kuba impamo. Murenzi Emmanuel Emarito, warakoze cyane. Wabaye wa mbere byakatugoye cyane cyane, yabonye amanota 75 ariwe Manzi. Shadia Shadibu, uyu ni umubyeyi wakuranye inzozi zidasanzwe zo kuba umukire mu buryo budasanzwe. Ni wa wundi uhindura ubuzima bwa benshi mu buryo butandukanye. Ni icyamamare mu Rwanda no hanze yarwo, ni inshuti ya bose. Ni wa wundi uhorana akanyamuneza. Nyabusa, reka nkwihere ubutumwa kuri uyu munsi nishimiyeho. Ugenda unumikire ku banyamakuru bakozi kandi nzi kuri inshuti yabo. Unsuhurize Tewose w'igihe, unsuhurize Kinege cya kindi mwamenyanye kera, unsuhurize na wa wundi wagukotoje Emarito. Nugera kuri Yago umubwira uti kagatwenge kawe benshi baragakunda, kandi ni kimwe mu bintu abantu bakundira ibiganiro byawe. Gusa nanone bigira umusanzu mu iterambere ryabuganirije. Nyarwaye Inosa n'umwana wa Nyabwishongwezi wamenyanye na Josiane mu inshuti z'akadasohoka. Uyu munsi wa none uri icyamamare kirahirwa na benshi. Yago, ese ya mpano ya Sky2 imwe isumba izindi urayibuka? Ndabizi urayibuka nta kabuza, kuko nk'uko yabikubwiye yakubwiye ko byose ubifite, yaba amafaranga, inshuti, umuryango n'ibindi. Uzi ko nibutse? Ese Nyarwa, ko wantanze mu murwa kera ukaba ugera kuri benshi cyarimwe, harimo n'abandi numvaga nyiri muto nkanakunda ibiganiro byabo. Buriya nkuhaye indamutso ntiwabandamukiriza. Unsuhurize Alisudi umubwira uti ikiganiro wakoraga cya Sunday Night iwacu twagikundaga turi benshi, nubwo kucyumva byabaga bigoye bitewe n'imiterere yaho twabaga, ariko ubu byarahindutse. Umbwirira Kinzeyimana uti ibyo ukora binyura benshi, kandi uyu munsi wa none arabagufatiraho urugero rwiza. Ubwere wa mujyama wenda kugijwe nk'iryanjye, najyaga muyoberwa iyo yahinduranyaga amajwi y'ibyamamare. Harya Rumaga niwe wavuze uti umugore si umuntu. Yewe si umuntu koko. Umugore wabyaye umuntu uyufata amajwi y'abandi akayashyira mu buryo bwe akayavuga uko yishakiye. Aha, umugore si umuntu. Mbese Rumaga ni iki ko ari akaga? Ni akagabo. Kuba tugaruka ku bakinnyi batandukanye witwa Ngolo Kante yakomeje kwina imikino mu Rwanda muri iyi bigiye mu Bufaransa, kandi ikipe ya Paris Saint-Germain ikomeje kuyobora urutonde. Ngaho unsuhuriza Mike Karangwa, Gerard Mbabazi, unsuhurize Epa Ndungutse. Uyu numubona uzamumbwira uti ntiyakwibagirwa uburyo wamutumiye utamuzi mu kiganiro yakoraga tariki ya 16 Ugushyingo umwaka 2016. Uzamwibutse ku itariki yanditse ahantu kure. Uburyo burambuye gato ni mu ntoki. Murakoze cyane, ndi Kamanzi Manzi Tavogerwa hawe shateraniye Manzi Gato Felisi. Utuye hagana he? Mu rugo ni mu karere ka Nyagatare umurenge wa Karangazi. Yego, uvuye Nyagatare uje kugaragaza impano yawe. Mbwirira Sabe wa Isimbi TV uti inzu yawe ya Isimbi so gususurutsa abantu ahubwo yubaka benshi. Irene Murindahabi, Philipita n'abandi uti mwarakoze kugeza no gutanga ibyo mufite ng'umwana w'umunyarwanda yishime kandi aranyuzwe. Murindashyikirwa, iri tangazamakuru nibanzeho ndarikunda. Mubwire Dekati muti waje gufasha benshi, buriya hari abazi ibyo bakorera. Ibi wabibaza Davis D, Papa Cyangwe n'abandi.
kati warakoze cyane aho banciraga urubanza arahabaye. ariko ndibutse buriya Yakamwana yaguwe ubuhamya nubwo nazi indimi zose uzi, gusa icyo nzi nuko wize Ikinyarwanda cya kindi cyuzuye ubuvanganzo, kuko umuntu wanyuze aha abaza ubusa icyo ari cyo ntabigifura, akora igishoboka cyose ngo abishwe n'irungu abataramire. Babarawo, ntuzantaramane ahubwo uzantumire dutaramane. Yewe umwanya ubaye muto, ariko ibihe nibigenda neza tuzongera. Mu by'ukuri mureke tubavuga ibigwi mukiriho n'indamutso yuzuye ishimwe. Secret memory. Keep the memory.